Aha yewe mumeze mute? Aha mwabibonye yuko iki ngiki ni igice cya gatandatu, reka nkubwire nutaryoherwa ngewe uze kubimbaza. Ni igice cya gatandatu tujeho, ndagira ngo mbibutse ukuntu byari bimeze mu gice cya gatanu. Yes, incamake ku ntambara yo kuramya igice cya gatanu. Murabyibuka neza yuko twasize Annet agiye kwa Kibibi, nyine kwa Rugamba, yanagezeyo. Sinzi ibyo yaragiye gukorayo, gusa mwarabyumvaga neza, mwari mwabikurikiye. Yes, aka kanya rero reka dutangire ku mugaragaro. Kino gice cyo noneho kirashimishije. Enjoy. Duhindure TV, we make you Kigaliyane. Annet, umva Kibibi, reba nawe imyaka ishize utarabimubwiye, reba nawe none ubu nibwo ugiye gutinyuka ukabimubwira, urisenyera wa mugore we. Kibibi, oya papa ngabo, ngwino hano hari umushyitsi wadusuye di. Rugamba araza. Muraho? Yes ashimwe Annet, twari turaho. Kibibi shushu, nyemerera unyumve. Ese wamaze gusuza umushyitsi? Wihangane ko icyo ngiye kugusaba ndakigusaba. Annet ari ahangaha ntago tumuheza, kandi anabyumva. Icyo ngusaba wakinyimye inshuro nyinshi, ukinyima kenshi. Ubu rero nguhanishije ko kima hari umuntu, sibyo shusho? Rugamba nikize kandi Kibibi abe seriyeze, arangize atangire. Shushu, cya gitabo karabaye. Igitabo amubwira bakitwibutse, murabyibuka nyine, ntago twirwa tubisubiramo. Icyo gitabo agiye kumubwira batugarurire video ikivugaho gatoya. Abakurikiye ntimukibuka icyo gitabo nawe. Arangize ndifuza kumbwira ibyanditsemo buriya. Nutabimbwira nkubwije ukuri. Umva sheri, nkubwije ukuri, uyu Annet ari hano njye turatandukana. Rugamba ahita amusubiza mu ijwi ry'abagabo rituje. Oya hane, urabizi igihe cyo kubikubwira ntikiragera, kandi wihangane, urukundo rwihanganira byose, sibyo Kibibi wanjye? Wihangane please, ntabwo igihe kiragera. Kibibi, okay, ndihangana, ariko hani wabasha kubara inshuro zose wagiye umbwira ngo nihangane, urukundo rwihanganira byose? Urabizi ni nyinshi pe, kandi narihanganye, ntubizi? Atuzeho gatoya. Uwo ni Kibibi. Annet yicaye aho yatuje. Ariko uyu munsi nagira ngo nkubwire ko nanjye nabaga ndi kukubwira mu mutima, nabaga ndi kukubwira nk'uko nanjye wambwiraga. Nabaga ndi kukubwira ngo ni wihangane, urukundo rwihanganira byose. Niyo mpamvu n'uyu munsi sheri nabaga ndi kukubwira nk'uko wambwiraga. Niyo mpamvu nabashaga kwihangana, kuko nabaga nzi ko nanjye ndi kukubwira ngo ihangane, urukundo rwihanganira byose. Ako kanya kivuga gutyo, Kibibi wacu akubita ibipfukamiro hasi, arapfukama ati, mfukamye imbere yawe ngusaba ngo nawe wihangane, urukundo rwihanganira byose. Nkuko wabimbwiye nkaguma mbikubwira mu mutima, aka kanya ndabyatuye. Hane, ihangane, urukundo rwihanganira karabaye. Mbega wa mugore bisa naho yamubajije ibya cya gitabo atagamije kubimenya, ahubwo agamije ngo bamubwire ngo ihangane, urukundo rwihanganira byose, kubera ko ni ibintu bahora bamubwira ngo ihangane, urukundo rwihanganira byose. Nawe amuteza agatego ngo abone uko nawe amubwirira ijambo. Mugabo wanjye Rugamba kandi nkunda, mfukamye imbere yawe, icyo nkubwira byose ndabikubwira mfukamye. Sheri, iki ni cyo gihe ngo nkubwire, mbikubwire, ndekere kukubwira mu mutima ngo wihangane, urukundo rwihanganira byose. Hari ibintu naguhishe imyaka 25 yose ishize. Guhera mu 1995 hari ibintu naguhishe. Ariko reka mbikubwire sheri,
ngabo buriya nubwo ari we wamubyaye ariko burya ntabwo ari njye wamubyaye. Tega amatwi mbabarira unyumve. Urya munsi ujya mu kabari ukanywa ugasinda, batugarure ya videwo murabyibuka abayikurikiye, ajya mu kabari akanywa agasinda. Waryamanye na Annet. Annet uyu nguyu ureba hano. Kuko nari namaze rero kubwirwa ko ntabyara, kandi kuko nagukundaga ntabasha kukwanga, ntabasha kuguhomba, nafashe umwanzuro wo kurinda Annet ngo adakuramo iyo nda wari umaze kumutera. Bahite batwereka ya mavideo abisobanura neza. Murabyibuka nyine igihe bajyaga mu cyumba bakarwana bakagundagurana, umwe ashaka kumira ikinini cyiciriye nda yari yinjiye, kumbi nyiri umugabo we ntago ashaka ko kimirwa, ahubwo arashaka kubungabunga iyo nda, bakarwana kakahava. Kariya kantu kari karyoshye, ntabwo mukibuka? Yes. Noneho reka twikomereze. Niyemeza kukubeshya no kwibeshyera. Bahita babitwereka igihe amubeshya. Muribuka igihe amubeshya akamubwira ngo amafaranga ngo niwe wari wayafashe ngo kubwo kumurinda yabika kuri simukadi, kumbi yaribeshya aremera arayamwishyura. Murabyibuka? Ndetse aramubeshya aranibeshyera ati twaryamanye wanteye inda, kandi sha batanabikoze urumva yabikoranye n'undi. Ibyo nabyo murabyibutse? Sinkagiye mbibutsa cyane, namwe mujye mumbwira ko mubyibuka. Urumva arakoreka akomeze ati gusa mama wawe na marayika barantabara, ariko bisa naho ariko umugambi w'Imana kuri ngabo wari uteguye. Bahite batugarura cya igihe marayika n'ubundi yabagendereraga akabahagarara hagati, akabwira Rugamba ko atari bubure kumuhana ko yanyweye agasinda, ariko akabwira Kibibi yuko akwiye kubungabunga umwana wageze mu nda ya Annet. Ibyo bintu murabyibuka yuko uwo mwana azitwa Ngabo kandi akazaba umugisha. Ibyo bintu murabyibuka nabyo. Reka Kibibi akomeze. Ariko iyo urebye usanga Uwiteka uwo munsi yarandinze urupfu, ndetse uwo munsi ni nabwo Uwiteka yashyigikiye inzira ndende nari ntangiye yo kurera Ngabo nigize nkaho ari mu nda yanjye. Bahite batugarura igihe bari baramaze kugera mu rugo. Rugamba arimo amwibwirishwe ko ko ndeba inda yawe itazi imbere, undi akabwira ati ariko nyeso amezi atanu yonyine inda yawe igaragaye, kandi wibuke yuko twashakanye mfitemo amezi 2, ahubwo nanirwe gushima Imana yuko mfite inda yihishe, ahubwo uzasaba Imana ntizagaragare nzajya nkomeza nyihishe. Urumva urabyibuka? Kumbe nta niyari irimo. Murabyibuka neza? Reka dukomeze tumwumve. Yiyemeje kubishyira byose hanze. Burya rero Annet nari naramuhungishirije iwacu kwa mama, niyo mpamvu igihe cyo kuvuka kwa Ngabo cyageze nkakubwira ko ngiye kubyarira kwa mama, naragiye ambyarira mu ntoki, abyara Ngabo wawe. Yego nuko byagenze. Seri nuko Ngabo yavutse avukiye mu mugore utari uwawe. Nuko byagenze byose ndabikubwiye kandi ndapfukamye. Rugamba Annet yungemo, mumbabarire nanjye sinjye, ntago yari njye pe, nta kundi nari kubigenza. Mumbabarire babyeyi. Kibibi ndacyakubwira, nyamara igihe wabaraga amezi 5 burya Ngabo agize mu nda yanjye sinari ntwite, ahubwo burya naje gutwita nyuma. Sheri ubwo wampaga uruhushya bwa mbere ngo njye gusura mama, bamaze kumperekeza nibwo nahise nshimutwa bamfata ku ngufu, atangira kurira. Reka babitwereke.
bahita batugarurira maze gufatwa ku ngufu ageze mu rugo. Uribuka ya matrike yose yakoze, ajya muri murabyibuka nako ajya muri dushe kwipima niba inda yinjiye. Uzi ko aricyo yaragiye gupima niba inda yinjiye, mu gihe atarabikora bakaba bamuguye gitumo, bamuha gituma akagatsimba, bamusohoramo, bajya gusubirayo telefone ikamutabara ikaba irahamagaye, telefone yamutabara ihamagaye bakajya kuyitaba bari basubiyemo ngo bagiye koga, mu gihe telefone ihamagaye bakamusindagiza bakamujyana mu buriri, mu gihe agiye kuyizana umugore agasubira muri dushe yiruka cyane, mu gihe bagiye kumugwa gitumo agahita akubita ibipfukamiro hasi yigize nk'uri kuruka ye baba we. Mbese hariya usubiza inyuma ujye kuri YouTube wumva ko gaci. Ni kuri Duhindure TV. Duhindure TV, we make you Kigaliyani. Aha, nibyo rero aka kanya ari kumubwira kumusubiriramo, bongera banabitwereka uko ndi kubibabwira nyine. Akomeza amubwira, umbabarire nagombaga kukubeshya kuko nta yandi mahitamo nari nsigaranye n'ukuri. Umva abo bantu sinabashije kubamenya, kandi iyo mpita mbikubwira wari guhita ikibazo ugishyikiriza polisi, bari guhita banjyana kwa muganga, wari guhita umenya ko yanda y'amezi 5 mpora nkubwira ntayo mfite, ahubwo ko mfite yinjiye uwo munsi ntago nari kugukira. Rero ikindi ni uko umwicanyi wanshimuse yari ari kuvuga ngo abanyishe n'ubundi nta cyiza cyanjye, ngo ariko kuko ashaka kumbyaza umwana ntaganyica. Nibwo nongereye imbaraga rero mu guhisha rubanda ko ntwite, kandi nawe ukaguma uzi ko ntwite ngabo. Byose byari ukugira ngo uyu mugome ntazi atazaba se w'umwana nari ntwite. Rugamba, uwo mwana wari utwite se ari hehe? Ubundi ninde? Niba uri kumbwira ngo ngabo ngo ibiki n'ibiki ngiye byanshanze byanandenze, uwo mwana wari utwite ari hehe? Kibibi, reka nkomeze nkubwire rero, ngabo akimara kuvuka batwereke video noneho sasa ibyo tutari twarabonye. Aha, batwereke muri mwirido uruhinja rurira, bishobotse babitwereke, niba bitazatugora kubikina uruhinja rugwa mu ntoki babitwereke, niba bitazashoboka nabwo nta birenze ni mwirido. Yes, akomeza tubwire inkuru. Rero ako kanya mama yahise anyungura igitekerezo, ni Kibibi kiri kutubwira. Reka twumve igitekerezo yamwunguye mama wa Kibibi. Ese mwana wa, ko Annet yatangiye guhindukara? Annet, oya Kibi, umva reka nkubwize ukuri. Oya niba ari izina urigumane, dore utwite uwawe we, uzamubyara uzarimwite, nanaba umukobwa uzarimwite, nta zina ryanga umuntu. Si ubwa mbere ubonye abakobwa bitiranwa n'abahungu, urumva? Oya we sinarinzi ko igise kiryana gutya, sinarinzi ko kiryana bigeze aha. Rega wateze intoki, igise ni wowe cyariye. Mama wa Kibibi, mwana wa nako bana banjye mureke mbumvikanisha, nimuhave mwiryana. Kibibi akomeza tubwira inkuru ko yagenze. Ubwo bari badusubije inyuma ibyabaye icyo gihe uwo mwana avuka. Aka kanya Kibibi ari kutubwira inkuru ko yagenze. Nibwo Annet uyu yashatse gusesa amasezerano twari twaragiranye yo kumpa ngabo. Ashatse kuyasesa rero, ubwo nibwo twabaye nk'abagirana amasezerano yandi mashyashya. Batwereke video y'ibyo tutabonye nanone. Aha, Annet ari kuvuga, oya si kera da, noneho ubu we, ubu nzi agaciro k'umwana di. Umwana wanjye we, umwana wanjye ntumuvana hano da. Yitambika mu muryango yanga ko Kibibi asohoka. Urumva mama wa Kibibi ako kanya nibwo umva rero Annet, urabizi umaze kumera nk'umwana wanjye sibyo? Sinkwanga, sinanga ko warera umwana wawe pe. Aha, ibi byose sasa
hari umukozi wabyumvaga. Umukozi wabyumvaga ninde? Yitwa Karangwa. Umukozi ubwo hajemo undi muntu simumumenye simumukipinze mu mayinde, yitwa Karangwa. Reka dukomeze twumve umukecuru Kibibi, dukomeze twumve umukecuru mama wa Kibibi ari kuvuga. Kandi ni ngombwa rega, kuko njya kukuyobora inzira y'agakiza ukava mu biyobyabwenge. Oya, ibi nari mbyiteze rwose ko byanga bikunze nukizwa uzahita ugarura ubwenge ugatekereza ku mwana wawe. Reka rero mbagira inama, wowe Kibibi nyemerera ugume hano amezi ane asigaye, sibyo? Si amezi ane asigaye ngo ubyare utwite, wenda turebe ko wabyara umuhungu. Nubyara umuhungu niwe uzajyana mu cyimbo cya Ngabo, sibyo? Ariko ubwo uzamwita Ngabo nyine uramutse ubyaye umuhungu. Ya Karangwa, reka twigarukire kuri Karangwa, wa wundi uri kubumviriza n'umukozi wabo, ryaguye mu gutwi, ayikange, asubire inyuma, agonga ameza, atekereze. Ese ko bari gupfa abana, uriya uvutse n'uriya ukiri mu nda ya Kibibi, ubundi buriya abo bana bapfanikira, yamaye nka birakazi. Kibibi, icyo gihe nyine turacyari icyo gihe badusubije inyuma ho gato, ibyo tutari twarabonye. Kibibi ati oya, ntibyashoboka, nubwo nabyara umuhungu, oya rwose ntibyashoboka. Umenye ko uyu mwana ntwite atari uwa Rugamba, bizirikana. Ndetse nanjye ntabwo nigeze menya uwanteye inda, igihe nafatwaga ku ngufu ntabwo namumenye. Uri mubizi ibyo bintu neza ko Annet, yego urata mama, ibyo uvuze wenda byo ntapfa kubyemera. Ibyo nibyo, umukobwa wawe nabyara umuhungu azajyana uwo nguwo, sibyo? Azamwite Ngabo, sibyo? Mama wa Kibibi ati ariko dukwiye guteganya ko namubyara n'umukobwa. Rero Annet, reka twumvikane, Kibibi niyemere ko abyaye umuhungu yajyana uwo nguwo, akaba ariwe wiyita izina basezeranye. Ariko nawe twemerere, niwemere ko niyabyara umukobwa uzaba wihombeye. Annet, aha biragoye, reka mbyemera, ariko nanjye azambyarira mu ntoki, ibyo tubyumvikaneho. Naba ari umukobwa nzamugumana, azitwa uwanjye, nk'uko nawe Ngabo wanjye azaba yitwa uwawe, sibyo? Uzaba ushaka Ngabo wanjye, uzabyara naba ari umukobwa azavukira mu biganza byanjye, azitwa uwanjye, nzamugumana, sibyo? Kibibi, oya we, umwana wanjye akarerwa n'undi, nyina ahari. Arangize atekereze, ariko se nanone ko ntabajyana ari babiri, ndabigirane. Annet, umva kandi, ahubwo reka mwite izina aka kanya ataranavuka, nawe wamwise izina kera kose. Kibibi, nkuko nabikubwiye ejo ujya kwipimisha, uyu mwana utwite mwise izina, azitwa Kariza Nadia, kuko azaturiza iminsi yose. Azaturiza kweri. Kibibi, yes, tugaruka aka kanya. Kibibi aracyari kubwira inkuru umugabo we. Ibi bintu tutari twarabonye n'umugabo ntiyarabizi, ari kubimubwira kano kanya. Nuko byagenze papa Ngabo, nicyo cyatumye mara y'amezi ane ntaragaruka mu rugo rwanjye. Koko nabyaye umukobwa, duhita tumwita Kariza Nadia. Rugamba yatunguwe, mbese ubwo nimumbaza uko umugabo ameze. Natwe ubwacu turi kumva kureba iyi filime turumva twatunguwe. Ubwo yahindukiriye Annet, umukobwa wawe yabyawe n'umugore wanjye, wa mukobwa wawe nzi. Okay. Mbabarira wumva amagambo Annet agiye kuvuga hano, wa wundi twari tuzi mu kabari, wa wundi kimbabarira wumva umubyeyi hano. Yego papa Ngabo, niko byagenze, ariko kubw'ibyo bikomere byose no kubera kumva ntashaka kubyara undi mwana nyuma ya Ngabo,
n'agaciro numvaga nshaka gukomeza guha Kariza Nadia byatumye ntashaka umugabo. Ibaze nawe, kubwo kwirinda umwana wasimbura Nadia cyangwa ngo anyibagize Ngabo, nahisemo guhora nkizwa. Wenda hari bikomeye by'aba bana, Imana izabyikorera. Mumbabarire, kwihangana birananiye. Annet ararira. Nawe Rugamba, umugore wanjye, ndababaye ariko sindakaye, ntabwo ndakaye. Abantu bose hano ikiniga cyabishe bari muri struggle scene, ibintu biri kusa nibibatungura. Nyumvira na Rugamba, umugore wanjye, ndababaye ariko sindakaye, kuko nasinze nkaguca inyuma. Ngabo nawe umbabarire, mumbabarire, kamanze nihanagure. Nawe umbabarire Ngabo, ko ntakubyaranye na Kibibi kandi ko ntabanye na mama wawe Annet. Birangoye, amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko mwihangane byandenze. Ibi bintu amateka arakomeye. Kandi nawe Nadia, umbabarire ko nabanye na mama wawe Kibibi. Wowe sinkurere nk'umwana w'umugore wanjye, gusa nishimiye ko warezwe n'amaboko meza. Annet, Imana iguha umugisha, gusa nta kindi navuga. Sorry. Kibibi ako kanya, Imana iguha umugisha sheri, amuryamemo. Gusa papa Ngabo, twagize ikibazo kandi kitoroshye. Mumbabarire mbanze nihanagure mbabwire neza. Mereza ako gaswara aho ngaho, ako gatabo ako ngako. Yego, twagize ikibazo muri iyo myaka ishize yose. Ni Kibibi ukomeje kuvuga. Hari umukozi wakoraga iwacu witwaga Karangwa, batugarure kuri video cya gihe. Ariko ubwo uzamwita Ngabo. Yaha, Karangwa hari yikange, asubire inyuma agwira meza, ibintu binyanyagire. Mukecuru aze, Karangwa ari kubitoragura. Mukecuru ati, ibi nabyo harimo ibyo tutabonye, mutega amatwi. Mukecuru ati, ese ayo meza uyagwiriye ugira ute? Karangwa, ndasitaye nyagwaho. Cyazari Karangwa. Mukecuru, erega uzajye gukina komedi, mbona bikubereye. Uzajye gukina komedi, uzahere kuri iyo yo gusitara ku muyaga. Ngurasita yagwaho. Mukecuru arigendera, agenda avuga n'ubundi ati, ubususitaye kuki koko mu by'ukuri utabeshye. Karangwa asigara atekereza ibyo bamubwiye abyibuka. Uzajye gukina komedi yo gusitara ku muyaga, ari kuguma abyibuka. Kiri gutoragura bya bindi, abona urupapuro rw'amasezerano. Ibi ntabwo twari twarabibonye. Ararutora, titire y'ibyanditseho yanditse ngo, amasezerano y'umwana wa Rugamba uri mu nda ya Izabikora Annet. Reka ngasubiremo. Handitseho ngo, amasezerano y'umwana wa Rugamba uri mu nda ya Izabikora Annet. Arakomeza arasoma urwo rupapuro, agira ahantu handitse ngo, azitwa MURI Ngabo. Karabaye, si muri kugenda musobanukirwa. Araruzinga, araruhisha mu mufuka w'ishati, biranga, aruhisha muri matera. Arakomeza aratoragura, abona nanone ifishi yo kwipimishirizaho kwa muganga. Arasoma, byari byanditseho, hari handitseho ngo, umwana yitwa Kariza Nadia, ameze neza mu nda ya nyina, amaze amezi 5.
ya ni bya bindi bipimishirizaho sinzi niba ibintu biba byanditseho. Ati ku iyo fishi hakaba handitseho ngo se w'umwana Akariza Nadia ni Rugamba Dieudonné, nyina ni Kibibi. Aha, aribaza ibi ni bikira, ni ukuvuga se ko Ngabo na Nadia ni bene mugabo umwe? Aba bana si ubumama nibavuka bakanakura ibi bintu bazabibyirwa n'iki? Aha, Kibibi aka kanya ibyo nibyo bari badusubije inyuma tutabonye. Kibibi ari kubwira umugabo we, aka kanya reka tugaruke ari kumubwira n'ubundi. Urwo rwandiko rero twararubuze ndetse n'iyo fishi byose twarabibuze aho biri byarajyanye. Ubwo nibwo umukecuru yatugiriye inama yo gukusanya umushahara wose twari tumugezemo, uwo muhungu, uwo mukozi wacu twari dufite, tujya kumushingira iduka mu gihugu cyo hanze. Papa Ngabo, iryo jambo ryaduteye ubwoba pe, ariko ntago turarisobanukirwa pe. Rugamba yewe nta nubwo ubwonko buragaruka, nyine biracyandenze. Ibintu bijya kurenga umuntu w'umugabo biba bikomeye. Gusa ibyo uri kuvuga njye ndumva amashami abiri ari Ngabo na Nadia, ndetse igiti ndumva ari njyewe byanga bikunze, kuko urabibona yasomye nk'uko mubimbwiye, yasomye urwandiko akabona se wa Ngabo, yanasoma ifishi akabona n'ubundi ari njyewe. Urumva ko izo nzandiko zamuhaye amakuru, simuha kandi amakuru atariyo amugaragariza ko abo bana bose ari njye papa wabo. Rugamba n'ubundi akomeza avuge. Sha rero mumbabarire, ndumva n'umutsi w'ubwonko wenda gucika. Ibi bintu ni birebire, yewe mureke tubisengere. Ako kanya uwo mugabo azamura amaboko, atarasenga arakebuka n'akanyamuneza. Ariko mureke mbabwire, aba bana nta n'icyo bapfana. Muzi ko ntacyo bapfana? Ntangiye kubisobanukirwa. Kibibi, yego ntacyo bapfana, ni nayo mpamvu atari ngombwa kubaganiriza rwose. Nese ko ntacyo bapfana, ahubwo murumva ko haramutse hagize ubimenya muri bo, mu by'ukuri byamuvanga mu bwonko, ugasanga umwe atangiye kwitinya ku wundi. Rero mba numva rwose nta n'impamvu yo kubibabwira Rugamba. Ariko uyu Karangwa wo mu mahanga, nubwo yaza akababwira ukuri, nta n'icyo byatwara. Annet, oya, nubwo nanjye mpora nshyugumbwa kubibabwira, ariko kubibabwira byabagwa nabi. Icyo mbona cyo, ndetse na Karangwa ntitwakwizera ko ukuri, ntabwo twakwizera ko ukuri afite ari uko badafite icyo bapfana, kuko yaba urwandiko rw'amasezerano rwa Ngabo, yaba n'ifishi ya Nadia, byose bigaragaraho ko bafite icyo bapfana. Kibibi, Annet, nta yindi nzira yo kugira ngo Ngabo abe uwawe udahombye Nadia, kandi nanjye nuko nta yindi nzira yo kugira ngo Nadia abe uwanjye ntahombye Ngabo. Mbese nta yindi nzira ishoboka yo kugumana umwe ukagumana n'undi, uretse gusenga gusa. Imana ikazabaha umugisha mu buryo bwayo, twe ntitwamenya gusa isezerano. Ashyiraho ikiganza. Annet nawe ati isezerano. Rugamba, isezerano. Rugamba ati Uwiteka, iri sezerano rice nk'imanzi mu kiganza cyawe. Ahangaha ndagira ngo turi kwikina nzabereka iri sezerano rizaba ryadutse muri worship fighting, ukuntu babigenza. Nawe muzabibona, ni akantu keza cyane, kagasketch keza cyane kasirimutse, sibyo? Ya, murakoze cyane. Tuzagaruka turi kwinjira kwa Selemani Masho Art House.
aka kanya ndabashimiye cyane I love you all nishimira ko muyikurikira abantu nimujye kuri YouTube channel mukomeze mukore ama subscribe mukora views nyinshi cyane ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane uzi yakwishimira iki gikorwa muduhereze uzi yagira icyo gikoraho muduhereze ubundi ibintu bigende neza nawe ndagira ngo ngushimire wakoze cyane iyi ni Duhindure TV we make you Kigali yane.